Sinzi niba mwe mwarigeze mubitekerezaho, ariko twebwe abantu kimwe n'izindi nyamaswa zimwe na zimwe turi ibinyabuzima byo ku manywa. Nta muntu wigeze ashyiraho iryo tegeko, ariko twese dukora ku manywa, mu ijoro tugasinzira. Ariko ntabwo byumvikana neza uburyo dusa n'abananirirwa ku masaha amwe, tugakangukira hafi ku masaha amwe, tukagirira inzara ku masaha amwe, mbese bikaba nk'aho hari isaha muri twe mu mubiri wacu ibara igihe. Ibice by'umubiri wacu bikibutswa ngo saa 12 za mu gitondo zirageze, kanguka. Ugakanguka ntawe ugukozeho. Ngo saa 6 zirageze, ukeneye ibyo kurya, ukumva ko inzara irakwishe. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Wigeze wibaza impamvu buri gihe mu ijoro iyo hari umwijima turyama tugasinzira ijoro ryose, noneho umucyo wazaho mu gitondo tugakanguka ntawe udukanguye, ntawe usakuje? Kubera icyo abantu benshi abariye mu gitondo n'abatariye bagira inzara hafi ku masaha amwe mu masaa 6 kandi batakoze akazi kamwe, ndetse n'imibiri yabo itanganya ingufu? Kuki abantu basinzira ariko hagati mu ijoro bakaza gukanguka, ari byo twita kwicura, kandi nta kintu kibasakurije cyangwa se kibariye ngo bakanguke? Kuki hari ibimera birabya indabo buri gihe ku isaha imwe, izuba ryava imvura yagwa? Kubera icyo umubyeyi abyara umwana ntazigere na rimwe amubona arimo gukura, nkatwe twese nawe akajya amubona yarakuze atazi ngo yiyongereho santimetero imwe ryari? Kubera iki muganga aguha ibinini akakubwira ngo ujye ubinywa saa 6 cyangwa se nimugoroba? Umubiri wacu zikubara isaha ku buryo iyo urengeje isaha baguhaye udakora ibyo wagakoze. Mu kiganiro waruzi ko cyo kuri uyu munsi, reka tuganire ku isaha karemano iba mu mubiri w'umuntu cyangwa se mu buzima bwa bimwe mu binyabuzima bizwiho gukora ku manywa, igihe habona bikaruhuka mu ijoro, les êtres diurnes. Reka tuvuge ku mikorere y'umubiri w'umuntu cyangwa se ibindi binyabuzima ituma umubiri ukora ibintu bimwe hafi ku gihe kimwe buri gihe ntawe bikwibukije. Isaha yo mu mubiri wacu yitwa horloge biologique cyangwa se rythme circadien. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2017, akanama gashinzwe gutanga ibihembo byitiriwe Nobel kafashe icyemezo cyo guha igihembo cyitiriwe Nobel cy'ubuvuzi cy'umwaka wa 2017 abashakashatsi batatu b'Abanyamerika, Jeffrey Hall, Michael Rosbash na Michael Young. Bahembewe kuba baragaragaje utunyangingo ndetse n'ibice by'umubiri bikorerwaho mu buryo butaziguye rythme circadien cyangwa se isaha karemano y'umubiri w'umuntu ituma umubiri hari ibikorwa bimwe ukora ku gihe kimwe buri gihe. Dore ibyo abashakashatsi bashimangiye. Buri gihe mu gitondo ku isaa 12:30 uba wakangutse, ndetse rimwe na rimwe ushobora kumara icyumweru ukanguka saa 12:30 zuzuye kandi nta wagukanguye. Usibye isaha dusanzwe tuzi zo mu mazu n'izo twambara ku maboko, ubwonko bwacu bwifitiye isaha yitwa horloge biologique cyangwa se horloge interne. Inzungano nyinshi z'umubiri wacu ndetse na bimwe mu bice by'umubiri wacu bikora bikurikije uruhererekane bita circadien, cycle circadien. Circadien biva ku kilatini circa bivuga autour cyangwa se umuzenguruko w'ikintu, ndetse na die bivuga umunsi. Ni ukuvuga ni urukurikirane rw'ibikorwa bimara amasaha 28. Umubiri wacu ufite amasaha 28 yo gukora ibikorwa byawo. Umenya ko ari nijoro ukagira ibyo uhagarika, bwacya ugakora ibyo ukora ku manywa. Umubiri wacu uzi neza ibyo ugomba gukora ku isaa 4 z'ijoro ndetse n'ibyo ukora ku isaa 9 z'amanywa. Isaha y'ubwonko bwacu cyangwa se horloge biologique igizwe n'inzungano ebyiri, glande pineale ndetse n'urwitwa hypothalamus. Byombi ni ibice bibiri biri mu bwonko bwacu bishinzwe kwibutsa umubiri wacu ko igihe cyo gukora igikorwa runaka cyageze. Hypothalamus nicyo cyicaro gikuru cy'imisemburo myinshi ivuburwa n'umubiri wacu. Glande pineale yo ni urwungano ruba mu bwonko bwacu rufite inshingano yo kumenya niba hanze ari ku manywa cyangwa se niba ari nijoro, kubera ko umubiri wacu ntabwo ibyo ukenera iyo ari ku manywa ari byo ukenera iyo ari nijoro. Niyo mpamvu umubiri wacu utavubura imisemburo imwe ku manywa na nijoro. Hari imisemburo yo mu ijoro, hakaba n'imisemburo yo ku manywa, kandi umubiri ukamenya niba ari ku manywa ukanamenya niba ari nijoro. Hari imisemburo myinshi umubiri uvubura bitewe n'uko ari mu ijoro cyangwa se n'uko ari ku manywa, ariko reka tuvuge kuri ibiri muri yo y'ingenzi. Reka tuvuge ku musemburo witwa
melatonine ndetse n'uwitwa serotonine. Ni imisemburo ivuburwa n'umubiri w'umuntu mu buryo busimburana ku manywa na nijoro. Dore uko bigenda. Iyo ari ku manywa, urebesha amaso yawe ugahita ubona neza ko ari ku manywa. Ijisho ryawe rikurura urumuri rw'amanywa rigahita rirwoherereza urwungano ruba mu bwonko rwitwa glande pineale. Glande pineale iyo imenye ko hanze ari ku manywa, nayo ihita yohereza ayo makuru kuri hypothalamus. Hypothalamus murayibuka, ni ikora imisemburo yose umubiri wacu uvubura. Hypothalamus iyo ibonye amakuru avuye kuri glande pineale nayo yakuye ku jisho avuga ko hanze ari ku manywa, ihita ivubura umusemburo witwa serotonine. Serotonine ni umusemburo ufungura ku mugaragaro ibikorwa byose by'umubiri ku manywa. Ugira uruhare rukomeye mu marangamutima ndetse n'uburyo umuntu yiyumva. Ni ukuvuga ugira uruhare mu gutanga akanyamuneza cyangwa se umunabi. Ni ukuvuga iyo ufunguye amaso mu gitondo ugikanguka, amaso yawe akabona urumuri rw'amanywa, ako kanya ayo makuru y'uko ari ku manywa ahita yohererezwa glande pineale, nayo igahita yaha hypothalamus mu kanya nk'ako guhumbya, serotonine igahita ivubuka. Iki gihe nibwo iyo wararanye inkuru mbi uhita ubyibuka ako kanya ugifungura amaso, ukaba wanirirwa n'umunabi, cyangwa se waba wararanye inkuru nziza ugahita uyibuka. Benshi muri twe inkuru mbi cyangwa se nziza twararanye tuyibuka ku munota wa mbere ugifungura ijisho mu gitondo. Serotonine. Hari indi ngingo igaragaza uburyo uyu musemburo wa serotonine ugira uruhare rukomeye mu kurema umunabi cyangwa se akanyamuneza mu bantu. Mu itumba umunsi uba mugufi kubera ko urugendo isi ikora izenguruka izuba ntabwo ari urugendo rw'uruziga ruringaniye, ahubwo ni uruziga rumeze nk'igi. Ibi byiyongeraho kuba isi izenguruka izuba iberamye. Bivuze ko iyi isi igeze ahantu iberamiye cyane ku ruhande rw'izuba, iba yegereye izuba cyane kuri icyo gice nyine kiberamiye ku zuba. Mu kuzenguruka cya gice cyegereye isi, imirasire y'izuba ikivaho vuba, urugendo rukaba ruragabanutse maze bukira vuba. Iyi ntabwo ariyo ngingo twashakaga kuvugaho, ahubwo reka tuvuge ku buryo itumba ndetse n'ikibunda bigira ingaruka ku mubiri wacu. Mu itumba kenshi hirirwaho ikibunda ndetse muri rusange bwira vuba, tumaze kubivuga. Iyo bwije vuba kandi tukaba twiriwe mu kibunda hasa n'ahatabona, ubwonko bwacu buvubura serotonine nkeya kuko tuba tutabonye urumuri ruhagije. Haba habonye igihe gito, tuba twabonye umucyo w'igihe gito. Ubwonko bwacu burajijinganya, ese ni nijoro cyangwa se ni ku manywa. Hari abashakashatsi bavuga ko mu itumba abantu benshi bagira umunabi kuko imibiri yabo ibitavubuye serotonine ihagije. Serotonine murayibuka, ni wa musemburo umenyesha ibice by'umubiri ko bwakeye, ko ari ku manywa, ko ari igihe cyo gutangira akazi kabyo. Mu gihe mu mpeshyi bwo abantu bahorana akanyamuneza kuko babona urumuri rw'amanywa igihe kinini, hypothalamus ikavubura serotonine nyinshi kandi mu gihe kinini. Umubiri ubona umwanya uhagije wo gukora akazi k'amanywa. Ntawe uzi niba uku kwishima kw'abantu mu mpeshyi ariyo mpamvu bakora ubu ko ari benshi. Buri gihe iyo bwije, izuba rikarenga, ijoro rikagwa, ijisho ryawe rireba hanze rikabona umwijima, rigahita ryoherereza ayo makuru y'uko bwije glande pineale, nayo ikayoherereza hypothalamus ihita ihagarika kuvubura serotonine, noneho glande pineale igatangira kuvubura undi musemburo witwa melatonine. Melatonine yikora akazi k'ikinyuranyo cya serotonine. Mu gihe serotonine ikangura ibice by'umubiri byose ngo bitangire akazi kuko ari ku manywa, melatonine yo imenyesha ibice by'umubiri ko ijoro ryageze ngo bihagarike akazi biruhuke. Ni umusemburo w'ibitotsi, niwo utuma dusinzira. Iyo dusinziriye uyu musemburo ukomeza kuvubuka mu bwonko bwacu, ari nabwo uhita utangira inshingano nshya, antioxidation. Iyo dusinziriye, melatonine irinda utunyangingo twacu kwakira umwuka mwinshi wa oxygene. Oxygene ni umwuka mwiza duhumeka, ariko ni nawo utuma dusaza. Melatonine iyo irinze utunyangingo kwakira oxygene nyinshi, iba iturinze gusaza. Utunyangingo twahuye na oxygene nyinshi duhita dusaza. Niyo mpamvu gusinzira igihe kinini ari byiza, kuko iyo usinziriye uvubura melatonine nyinshi, kandi uko ibaye nyinshi niko utinda gusaza. Kenshi batubuza gukoresha mudasobwa cyangwa se telefone mbere yuko tujya kuryama, kubera ko mudasobwa, telefone zigezweho cyangwa se amateleviziyo bisohora urumuri rw'ubururu, blue light. Ni urumuri rumeze neza nk'urumuri rw'amanywa. Ni ukuvuga iyo urebye muri mudasobwa cyangwa se telefone mu ijoro wazimije andi matara,
glande pineale igira ngo ni ku manywa igahita yohereza serotonine aho gusaba hypothalamus kurekura melatonine yo kuruhuka. Iki gihe icyo uba ukoze ni ugusenya urujyano rw'imisemburo, dérèglement hormonal. Gusenya urujyano rw'imisemburo inshuro imwe nta kibazo, ariko iyo bibaye kenshi biba ikibazo kubera ko imisemburo niyo iyobora byose mu mubiri wacu. Niyo ituma tubira ibyuya, niyo ituma dushyuha, niyo ituma dukonja, niyo ituma dusinzira. Reka dutangire umunsi usanzwe dukurikira isaha y'umubiri wacu, tunareba uburyo iyo saha igenda itegeka umubiri gukora ibintu runaka kubera ko isaha yabyo yageze. Mu buryo tutazi, urushinge rw'isaha y'umubiri wacu nirwo rugena buri gikorwa cy'umubiri. Dutekereza ko turya kubera ko dufashe icyemezo cyo kurya cyangwa se kubera ko tumaze igihe tutarya, nyamara bigirwamo uruhare rukomeye n'isaha y'umubiri wacu. Buri gihe amasaha 24 ku munsi, iminsi 365 ku mwaka, ubuzima bwacu bwo ku isi bugengwa n'igihe. Isaha ngenga amasaha, ama horloge atomique ndetse n'ibyogajuru bigena amasaha agenderwaho kuri uyu mubumbe, akaba amasaha abarwa mu buryo buhamye ku rugero rwa 1/10 cya miliyari cy'isegonda. Gusa hari abantu baha agaciro ubundi bwoko bw'isaha. Umubiri wawe uzi isaha tugezeho aka kanya bitabaye ngombwa ko ureba ku yo wambaye ku kuboko. Abo bashakashatsi biga injyana y'isaha iri imbere mu mubiri wacu babita abachronobiologiste. Mu gitondo iyo ufunguye amaso ukabona bwakeye, umunsi ubutangiye. Kuri benshi muri twe ni isaha yo kubyuka. Muri twe hari icyiciro cy'abantu bafungura amaso mu gitondo babona bwakeye, iyo ngiyi ikabibaye inkuru mbi ya mbere y'umunsi. Kwikuraho amashuka ukabyuka. Murakaza neza mu isi y'ingimbi n'abangavu, aho isaha y'umubiri ikoreshwa nabi kurusha izindi zose zibaho. Benshi muri mwe buri gitondo mu minsi y'imibyizi mu kazi mugira hiyongeraho no kujya kubyutsa ingimbi n'abangavu mufite mu nshingano baba bagomba kujya ku ishuri. Abenshi mu basore n'inkumi z'imyaka 14 bisaba ko buri gitondo mubahamagara nibura nk'inshuro enye kugira ngo biyorosore bajye ku ishuri. Abajene benshi bazakubwira ko mu masaha mabi agize umunsi harimo iya mu gitondo yo kubyuka. Hafi ababyeyi benshi bavuga ko abana babo b'ingimbi n'abangavu ari abanebwe kuko bakunda kugundira ikirago, ariko kuryamira kwabo ntaho bihuriye n'ubunebwe. Ibimenyetso n'ibisobanuro bishingiye kuri siyanse bigaragaza imvano y'urukundo dukunda, by'umwihariko ingimbi zikunda uburiri mu gitondo, ntabwo byavumbuwe isambiri za mu gitondo ku munsi w'ishuri, ahubwo byavumburiwe muri metero 15 z'ubujyakuzimu munsi y'ubutaka ku mupaka w'Ubufaransa n'Ubutaliyani. Ni mu 1962. Umuvumbuzi mu birebana n'imibereho munsi y'ubutaka cyangwa se underground explorer Umufaransa Michel Siffre yatangiye uruhererekane rw'ubushakashatsi bwazanye impinduramatwara mu myumvire ku mubiri w'umuntu. Yamaze amezi 2 munsi y'ubutaka muri metero 15 z'ubujyakuzimu nta saha yatwaye. Gusa yari afite amatara na telefone. Yajyaga kuryama agahamagara abo hejuru akababwira ko agiye kuryama, watazi isaha ariko bo bayizi. Siffre munsi y'ubwo butaka yatakaje uruhererekane rw'iminsi n'amasaha. Ntabwo yamenyaga niba ari nijoro cyangwa se niba ari ku manywa, niba ari ku wa mbere cyangwa se ku cyumweru. Gusa amakuru yatangwaga n'umubiri we yagaragazaga ko ibikorwa by'umubiri we byakurikiraga uruhererekane ruhoraho. Hari amasaha yageraga akaryama akabyukira ku masaha amwe, akarira ku masaha amwe, hatarebwe ngo aheruka kurya gihe ki. Yamaze amezi 2, ariko yazamutse avuga ko amaze ukwezi kumwe bitewe nuko hari ubwo yaryamaga amasaha nk'7 we yibwiraga ko aryamye nk'2. Nibwo bushakashatsi bwa mbere bwagaragaje ko muri twe imbere harimo ubushobozi bwo kubara igihe, une horloge biologique. Bwana Michael Hastings ni umushakashatsi muri kaminuza yigisha iby'ubuzima bwo mu mutwe ya Quebec muri Canada. Bimwe bitubeshaho nk'ibitotsi cyangwa se ubushake bwo kurya no kuryama ntabwo bitubaho kubera ko tumaze igihe kinini tutarya cyangwa se tudasinzira, ahubwo isaha y'umubiri wacu niyo itubwira ko tubikeneye. Umuvuduko w'isaha y'umubiri wacu igenderaho ntabwo ari umwe kuri twese. Impuzandengo y'igihe y'isaha y'umubiri wacu ni amasaha 24. Gusa kuri bamwe isaha igendana umuvuduko munini ku buryo ishobora kumara amasaha 22. Hakaba n'abagira isaha igenda buhoro ku buryo uruhererekane rw'umunsi wabo rugira amasaha 25. Kugira ngo ubyumve neza byagusaba gutekereza ku gihe abantu babyukira.
Hari abantu baba bari maso saa 11 za mu gitondo buri munsi kandi ntawe bakanguye niyo yaba yaryamye saa 8 z'ijoro. Abandi bagakanguka saa 2 za mu gitondo. Kubera iyi mpamvu hari abantu bita aba mu gitondo, hakaba n'abantu b'ijoro. Aba mu gitondo ni babandi bazinduka. Isaha yabo yo mu mubiri iba ari ngufi, imara nk'amasaha 22. Abantu b'ijoro ni wa wundi ukubwira ko ataryama mbere ya saa 6 z'ijoro ariko nawe agatinda kubyuka. Abo isaha yabo yo mu mubiri iba ari ndende. Ni ndende kuko bakora amasaha menshi y'ijoro kurusha amanywa, kandi ubundi ubusanzwe umuntu ni être diurne, ikinyabuzima cy'amanywa. Gusa uburebure bw'isaha y'umubiri wacu ntabwo ari bwo bwonyine bugena igihe cyo gukangukira mu gitondo. Imyaka dufite nayo ibigiramo uruhare. Mu ntangiriro y'ubuzima iyo tukigera ku isi, twese tuba turi abantu ba mu gitondo. Abantu bafite abana bato bazi uburyo ari bo babakangura. Hanyuma guhera ku myaka 10 y'amavuko abantu bagatangira kuryama batinze ariko bagashaka kuryamira. Ibi birangira mu myaka 20-25, hanyuma hejuru yaho abantu bagatangira gushaka kuryama kare ariko bakazinduka. Hanyuma wagera mu myaka 55 ugasubira kuri ya ngengabihe wari ufite ugifite imyaka 10. Abashakashatsi ntabwo bazi impamvu ihuza imyaka y'umuntu n'amasaha yo kuryamiraho, ariko ibimenyetso byo birahari hose mu isi. Hagati y'imyaka 13 na 21 nicyo gihe abantu baryama batinze kandi mu buryo buhoraho kurusha ikindi gihe cyose cy'ubuzima. Ni ukuvuga umwana wawe w'ingimbi cyangwa se umwangavu ushaka buri gihe kuryamira, nta mpamvu yo kugira icyo umushinja cy'ubunebwe cyangwa se ubunyanda, ahubwo niko umubiri wabo umeze. Hari abahanga mu mikorere y'umubiri wacu bavuga ko ahubwo kuba ingimbi n'abangavu babaho bazinduka buri gihe ari ugusenya uruhererekane rw'amasaha y'umubiri wabo. Professeur Paul Kelly ni impuguke mu burezi. Les adolescents effectuent certaines des tâches. Ingimbi n'abangavu bakora akazi k'ingirakamaro ku buzima bwabo buri gihe mu masaha ataboroheye. Ndatekereza ko iki ari ikibazo gikwiye kwitabwaho kandi vuba. Vite. Kugira ngo amenye amasaha akwiye yo gushyiraho amasomo, Paul Kelly yakoresheje amagerageza abanyeshuri mu ishuri rye. Abanyeshuri yabahaye ibizamini bibiri, kimwe mu gitondo ikindi nyuma ya saa 6. Yabahaye urutonde rw'amagambo bagomba kugerageza gufata mu mutwe mu gihe kitarenze umunota umwe. Ikizamini cya mbere bakibahaye mu gitondo, hanyuma nyuma ya saa 6 babaha ikindi kimeze nk'icyo bakoze mbere ya saa 6. Mu gitondo bashoboye gufata mu mutwe 42% by'amagambo yose, mu gihe ku mugoroba bafashe mu mutwe 51% by'amagambo yose. Ni ukuvuga ko batanze hafi 10% by'umusaruro w'inyongera kubera ko amasaha y'ikizamini yahinduwe. Muri iri shuri bahise bahindura ingengabihe. Amasomo y'ingenzi yose bayashyira nyuma ya saa 6. Bivuze ko ingimbi n'abangavu ari abantu b'umugoroba. Umubiri wabo uba ufite ingufu n'ubushake byo gukora ku mugoroba kurusha mu gitondo. Mu gitondo kuva saa 2 kugera saa 4 buri gihe uba wabyutse kandi wumva wuzuye ingufu. Birumvikana ubutararanirwa. Gusa ibyiza no kutishimira cyane izo ngufu za mu gitondo, kuko injyana y'imikorere y'umubiri wawe ibirimo guhinduka kandi izo mpinduka zishobora kukugirira nabi. Buri umwe muri twe hatitawe kusanzwe arwaye indwara runaka, duhorana ibyago byo kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso n'umutima mu masaha ya mu gitondo hagati ya saa 2 na saa 4. Professeur Greg Atkinson wo muri kaminuza ya Liverpool mu Bwongereza niwe ubivuga. La tension est la plus élevée pendant les 3 premières heures. Umuvuduko w'amaraso yacu bari munini mu masaha 3 ya nyuma yo kubyuka. Ni ukuvuga ko hagati ya saa 1 cyangwa saa 2 na saa 3 za mu gitondo, uko kwihuta kw'amaraso gutuma ibinure bigenda bikiyomeka ku muzenguruko w'imitsi, bigasa n'ibifunga inzira y'amaraso ajya ku mutima, bikaba byateza ingaruka zikomeye. Du sang vers le cœur et peut avoir des conséquences graves. Ni ukuvuga ko mu masaha ya mu gitondo umutima wakira amaraso make ugereranije na nimugoroba. Urumva ibinure biba byagiye bikitsindagira ku mitsi, bigasa n'ibigabanya ingano y'inzira ijyana amaraso, bikiyongeraho ko mu gitondo iyo tukibyuka amaraso yacu abasa nafashe, ntabwo aba yari yakaba nk'amazi, abasa navuze. Ibi bituma atihuta rero. Iyo viscosité cyangwa se kuvura kw'amaraso byiyongera ku kuba atambuka ari make, bituma umutima utayabona hagije ugahindura umuvuduko utereraho. Hari imibare igaragaza ko hagati ya saa 12 za mu gitondo na saa 6 z'amanywa mufite ibyago byo kugira ikibazo cy'umuvuduko w'umutima n'amaraso inshuro 3 kurusha andi masaha yose y'umunsi. Igitekerezo cyo kuba ibinyabuzima bigira isaha mu mubiri wabyo cyemejwe mbere na mbere mu 1910 n'umushakashatsi w'Umusuwisi Auguste Forel.
Buri gitondo Bwana Forel yakundaga gufatira ifunguro rya mu gitondo ku ibaraza ry'inzu ye. Buri gihe uko yabaga asohoye ibyo kurya hahitaga haza inzuki zije kurya kuri confiture. Ibyo byabaye kenshi, ariko rimwe aza kumva hanze hakonje, ntiyasohoka ngo arire hanze, yigumira mu nzu. Ariko n'ubundi kuri ya saha yasohoreragaho ibyo kurya, za nzuki zaraje. Inzuki zari zizi neza isaha zijya zifatiraho ifunguro rya mu gitondo. Ntabwo zazaga kuko zimubonye, ahubwo zazaga kuko amasaha yageze. Abavumvu bazi neza uburyo kujya guhakura bisaba kutagenda ku masaha amwe buri gihe. Iyo wiharaje kujya guhakura buri gihe saa 2 za mu gitondo ukabikora gatatu, ubwa kane usanga inzuki zigutegereje. Kuvuga izina isaha byonyine, buri wese ahita atekereza uruziga ruriho inshinge zihora zigenda ku muvuduko ungana n'uw'isi ikoresha yizengurukaho, rotation. Aho isaha igeze haba hahuye neza neza nuko hanze hasa mu birebana n'urumuri ndetse n'ingano y'ubushyuhe buhari. Hagendewe kuri uku kwikaraga kw'isi, buri gihe ku isi haba hari ahantu hari ku manywa habona kandi hashyushye, hakaba n'ahandi hari mu ijoro kandi hakonje, bikagenda bisimburana gutyo gutyo. Twebwe n'izindi nyamaswa z'amanywa etre diurne tuzi icyo dukora muri buri gihe tugezemo. Mu ijoro turaryama, ku manywa tugakora. Uhise utekereza ko biterwa nuko tuzi ubwenge butuma tumenya guhitamo gukora ku manywa habona tukaryama mu ijoro mu mwijima? None se ko hari ibindi binyabuzima bidafite ubwenge nabyo bibigenza uko nguko? Ibimera byinshi bizana indabo binyuze mu kanyangingo kitwa flowering locusts. Kamenya buri gihe ingano y'urumuri ruriho, ku buryo kenshi ibimera birabya ku masaha amwe. Kuri twe icyemezo cyo gukora ku manywa ukaryama mu ijoro gifatirwa imbere mu mubiri. Buri gihe iyo ugiye mu buriri ukazimya urumuri ugafunga amaso, kuko nta kintu ubona, urwungano rwawe rwa glande pineale ruhita ruvubura umusemburo witwa melatonine. Twabivuze, melatonine murayibuka, ni umusemburo ubwira ibice byose by'umubiri ko akazi karangiye, hakurikiyeho kuruhuka. Mu kinyarwanda cyiza ibi ngibi babyita gusinzira. Bavuga ko iyo uryamye ugafunga amaso ukamara iminota 15 utikubaganya uhita usinzira. Iyo umaze gusinzira biba bimeze nk'uko bazimya moteri cyangwa generateur ikagenda igabanya umuvuduko yikaragagaho kugeza izimye burundu. Umubiri wawe nawo iyo usinziriye uhita ugabanya umuvuduko wakoreragaho buri kintu. Iyo ukimara gusinzira mu masaha ya mbere y'ibitotsi, nibwo ubwonko bwo buhita butangira akazi gakomeye gakoresha ingufu kurusha izo bwakoresha gukira maso. Ku bakiri bato iyo bakimara gusinzira mu ijoro ariko ubwonko buhita burekura umusemburo wo gukura. Ni umusemburo witwa somatropine, uvurwa n'imvubura yitwa somatotrope, iherereye mu gice cyitwa hypophyse mu bwonko bwawe. Uyu musemburo wongera proteine, amagufa akarambuka kandi agakomera, kandi ugashongesha ibinure. Umwe muri batatu baheruka guhabwa igihembo cyitiriwe Nobel cy'ubuvuzi kuri iyi ngingo, Dr. Roland Peck, avuga ko uyu musemburo uvurwa hagati ya saa 1 z'umugoroba na saa 1 za mu gitondo ku munsi ukurikiyeho. Aya niyo masaha yo gukura ku bantu benshi bagikura. Iyo waraye ijoro uyu musemburo ntabwo uvurwa, bivuze ko imikurire y'abantu basinzira gake nayo ibirimo ikibazo. Mu ijoro iyo turyamye, urutirigongo rwacu ruba rwirambuye. Icyo gihe ruba rushobora kwiyongeraho milimetero nkeya mu burebure. Mu gitondo ukabyuka ntubone ko wabaye muremure, kubera ko haba hiyongereyeho utumilimetero dukeya udashobora kubona. Ku bantu batagikura rero, amasaha y'ijoro iyo basinziriye ku mubiri wabo nayo kwisana. Nibwo turwara tworoheje twikiza, cyangwa se indwara z'ibyorezo zigakwirakwira mu mubiri. Buri munsi twirirwa mu mirimo yangiza utunyangingo tw'umubiri wacu. Ushobora gusitara ntukomereke ariko ukababara, ushobora gukubita ivi ryawe ahantu ukumva ntacyo bitwaye kuko ubwo bubabare buri bugende. Agasebe gato ku rutoki ntabwo kajyana kwa muganga kuko karikiza. Kenshi urimo kubabara umutwe ntabwo ujya kwa muganga ndetse nta n'imitunywa. Uravuga ngo uraza kubyuka byakize, kandi koko niko bigenda, ukabyuka byakize. Ariko ntabwo ari kenshi dutekereza ku buryo bigenda ngo ako karwara kikize. Nyuma y'amasaha make dusinziriye, hari ibyo bita guhunikira, hahandi n'induru zivuga hanze ntiwumve. Hariya nibwo umubiri uba uhuze, uri mu bikorwa byo kuvura twaturwara no gukora utunyangingo dushya. Iyo usinziriye nibwo ubwonko burekura buri musemburo wose ufite icyo umaze mu mubiri wawe. Gusinzira mvuga ntabwo ari bya bitotsi bya saa 8 z'amanywa, ni ugusinzira by'ijoro.
buri gihe mu rukerera ahagana saa 11 za mu gitondo ubwonko bwacu buvubura umusemburo witwa cortisol. Ni umusemburo ugizwe n'isukari ibiri bugufashe kwiriza umunsi ufite ingufu. Umubiri uba urimo kugutegurira kubyuka. Kuba uyu musemburo uvuburwa saa 11 za mu gitondo abantu bagiye kubyuka ni ikindi kimenyetso kigaragaza uburyo umubiri wacu ufite isaha yawo. Buri gihe ahagana saa 6 z'amanywa na saa 1 z'umugoroba mu gifu cyawe havuburwamo ibyitwa enzyme. Uyu ni umusemburo ufasha mu igogora. Uvuburwa ku masaha yo kurya nkaho umubiri wawe uzi neza ko muri ayo masaha ugomba kurya. Nurya nka saa 6 z'ijoro cyangwa se saa 8 z'ijoro igogora rishobora kutazakorwa neza, ugira ibibazo mu nda kuko amasaha ya enzyme yarangiye. Ntabwo bitandukanye cyane n'amasaha yo gufatiraho imiti. Ntabwo bisobanutse neza uburyo muganga aguha ibinini akakubwira kubinywa saa 6 z'amanywa. Saa 6 z'amanywa ni igihe isi bigeze muri 1/2 cy'urugendo ikora buri munsi yizengurukaho. Urwo rugendo rw'isi biragoye kumenya aho ruhuriye n'umubiri w'umurwayi. Igisubizo kiri mu bikoze umuti muganga yakwandikiye ndetse n'igihe umubiri wawe uba ufite imyitwarire ihuye neza n'ibikoze uwo muti, ku buryo nuwunywa mu masaha umubiri urimo kwitwara mu buryo bujyanye n'ibiwukoze, udukoko twaguteye iyo ndwara turi bupfe. Ni ukuvuga ko gufata umuti ku gihe ni uguhuza isaha isanzwe tuzi iyo ku kuboko n'isaha y'umubiri wawe. Hari imiti igera kuri 200 irimo witwa cisplatine uvura kanseri, bisaba ko ifatwa ku isaha wahawe na muganga, wayirenza cyangwa se wayifata mbere ntigire iki kumarira. Hari urubuga rwa internet rwitwa Science EV ruvuga ko kuva mu 1900 ndetse n'igihe amashanyarazi yavumburwaga twatakaje hagati y'isaha imwe n'amasaha 2 ku gihe twamaraga dusinziriye mu ijoro. Amatara yatumye abantu bongera igihe bamara bicaye mbere yo kujya kuryama. Urumuri twikoreye ducana mu ijoro rubeshya bimwe mu bice by'umubiri ko hakiri ku manywa, maze umunaniro ukigirayo, ariko bikagira ingaruka ku mubiri kuko ibi ngibi ari ukubeshya isaha y'umubiri wacu, bigatuma udakora akazi wagombaga gukora mu gihe dusinziriye. Ingaruka nyinshi zishingiye ku gutakaza utunyangingo tw'ubudahangarwa, kutarema utunyangingo dushya ndetse no gutakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe. Bisa n'ibitangaje kumva uburyo umubiri wacu ugira ubushyuhe mu buryo bw'umwihariko utitaye ku bushyuhe n'ubukonje buri hanze. Umubiri ntabwo buri gihe uhinduranya ubushyuhe ukurikije ubushyuhe cyangwa se ubukonje bw'ikirere, ahubwo ukurikiza amasaha. Buri gihe saa 11 z'umugoroba niyo saha umubiri wacu uba ufite ubushyuhe buruta ubwandi masaha yose y'umunsi. Saa 11 za mu gitondo nibwo umubiri wacu uba ukonje kurusha andi masaha yose y'umunsi. Buri gihe kugira ngo usinzire bisaba ko ubushyuhe bw'umubiri wawe bumanuka. Iyo butamanutse ntabwo ushobora gusinzira. Buri gihe iyo uri businzire igipimo cy'ubushyuhe bw'umubiri wawe kiramanuka, kuko umusemburo wa melatonin iyo uvugutse uhita ugabanya igipimo cy'ubushyuhe bw'umubiri. Ushaka kumenya byinshi kuri iyi ngingo wasoma inkuru yanditswe ku gihembo cyitiriwe Nobel cy'ubuvuzi cy'umwaka wa 2017. Yanditse mu kinyamakuru La Libre B cyangwa BE. Umutwe wayo ni Tout notre corps marche au pas du rythme circadien. Ushobora no kwandika muri Google circadian rhythm bakakwereka inyandiko zose zivuga kuri iyi ngingo. Nadusoreje ikiganiro wari uzi ko cyo kuri uyu munsi. Dushimishwa no kuba mugikurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.